reka umwami wo mu ijuru yongere atugirire neza. Imana yongere ibane natwe, Imana yongere iganirize imitima yacu. Reka dusenga. Uwiteka Imana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi mwami ndisengeye kandi isengeye abana bawe mwami. Reka mwami ibyo ushaka ko tumenya, ibyo ushaka kuduhishurira mu gihe nk'iki mwami, ubiduhishurire mwami w'abami. Reka utwigishe mwami, tuvuze bikeya nk'abana b'abantu, ariko wowe mwami utwigishe byinshi, utwigishe byinshi Yesu, utwigishe byinshi mwami kubw'umwuka wawe wera. Urakoze mwami kubana natwe, urakoze kuduhishurira amabanga mwami, mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen. Turacyari mu kiganiro cyacu, kuba mu bwihisho bwisumba byose. Kuba mu bwihisho bwisumba byose bifite inyungu nyinshi. Iyo ubaye mu bwihisho bwisumba byose ubona imbaraga zo kunesha icyaha. Iyo ubaye mu bwihisho bwisumba byose ubona imbaraga zo kubaho ubuzima bwa gikristo bufite intsinzi. Ubuzima bwa gikristo ntabwo ari ubuzima bworoshe, kuko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uba uhindutse umusirikare wa Yesu, kandi umusirikare aba afite umwanzi agwana nawe. Ni ukuvuga ngo Satani ntabwo aba ari inshuti yacu, ntabwo aba tworoheye, tuba ducyuye mu ntambara. Yobu niwe wavuze ngo uyu muntu ari mu isi abacyuye igihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwa gikristo ni ubuzima butoroshe, bisaba yuko uba mu bwihisho bwisumba byose kugira ngo ube ubuzima bwa gikristo bufite intsinzi. Kandi iyo ubaye mu bwihisho bwisumba byose ubona imbaraga zo kubaho icyo Kristo ashaka ko uba cyo. Mwami, umuririmbyi yaravuze ngo sinshaka gukora ibyo umutima wanjye ushaka, ndashaka kunkoresha ibyo ushaka ko nkora. Urashaka haleluya. Iyo ushaka kuba icyo Imana ishaka kuba cyo, ugomba kuba mu bwihisho bwisumba byose. Rero twarebye inyungu ya mbere yo kuba mu bwihisho bwisumba byose, nuko tubona umutima umenetse, twunguka umutima umenetse mu bwihisho bwisumba byose. Inyungu ya kabiri, mu bwihisho bwisumba byose tubona imbabazi n'ibambe z'Imana. Inyungu ya gatatu nuko mu bwihisho bwisumba byose tubona icyo twita kuruhuka no guhumurizwa mu bwihisho bwisumba byose. Mu bwihisho bwisumba byose rero, inyungu ya kane nuko mu bwihisho bwisumba byose tuhavana gusubizwa ibihe byacu twatakaze, kandi tugasanwa ibyari byarasenyutse muri twebwe. Yesu arongera akabisana. Umwanditsi niwe wanditse aravuga ngo Mana, wowe nunyubaka nz'abantu bagitse koko. Imana irashaka kongera kukubaka, ikubake mu mwuka, yongera ikubake mu bugingo, yongera ikubake ndetse no mu mubiri. Ibifatika watakaje, ya business yawe watakaje, Imana irashaka kuyikugarurira. Ya nzu yawe watakaje, Imana irashaka kuyikugarurira. Za modoka zawe watakaje, ba bana bawe watakaje, Imana irashaka kubakugarurira. Rwa rugo rwawe watakaje, Imana irashaka kuyikugarurira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mu bwihisho bwisumba byose tuhavana ihishurirwa. Dukeneye ihishurirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Dukeneye guhishurirwa n'Imana. Ukeneye ihishurirwa mu mashuri yawe, ukeneye ihishurirwa mu murimo w'Imana, ukeneye ihishurirwa haleluya. Ukeneye ihishurirwa mu byo ukora byose. Mu bwihisho bwisumba byose niho tuvana ihishurirwa.
Daniyeli niwe wavuze ngo mana ni mu ijuru hari imana ihishura ibihishwe, ari ibihishwe mu muryango wawe, ari ibihishwe mu muryango wawe, ariko imana irashaka kubiguhishurira kugira ngo umenye uko usenga, kugira ngo umenye ukuntu birwanya mu izina rya Yesu. Inyungu ya gatandatu, mu bwihisho bw'isumba byose tuhavana ubutoni cyangwa se guhirwa cyangwa se igikundiro. Umukobwa witwa Esiteri yagiye imbere y'umwami, yabanje kugera iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atamwa mu bwihisho bw'isumba byose. Aravuga ngo umwami yashizeho itegeko, umuntu wese uzaza atamuhamagaye akamutunguka imbere, atamuhamagaye agomba kwicwa. Ariko Esiteri aravuga ngo niba ari kwicwa nicwe, ariko ajya mu bwihisho bw'isumba byose ahamara iminsi 3 n'amajoro 3. Arangije Imana imutunga inkoni, Imana ituma umwami amutunga inkoni igihe gikwiriye. Ubutoni bwa Esita bwatumye umwami abura ibitotsi. Ubutoni bwa Esita yavanye mu bwihisho bw'isumba byose mu masengesho y'iminsi 3 n'amajoro 3 atarya atamwa, byatumye umwami ahindura itegeko ritahinduka. Abayuda bagombaga kwicwa bongera babaho, aho akaba ari bo bica abanzi babo. Imana ishimwe cyane. Ubutoni, tuvana ubutoni mu bwihisho bw'isumba byose. Ubutoni bumeze nk'umwambaro twambara, reka ari ubutoni Imana igiye kwambika igihugu cyacu, ari ubutoni Imana igiye kwambika itorero rya Kristo mu izina rya Yesu, ari ubutoni Imana igiye kwambika umuryango wawe, ari ubutoni Imana igiye kukwambika wowe ku giti cyawe mu izina rya Yesu. Abantu bose bazakureba bakubonemo ubwiza bw'Imana, bakurebe bakubone mu gikundiro cy'Imana, bakurebe bakuboneho. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ari ubwikundiro cy'Imana, ari icyubahiro cy'Imana, ari ubudahangarwa bw'Imana Imana igiye kongera kukwambika mu izina rya Yesu. Mu bwihisho bw'isumba byose, inyungu ya 7 tuvana mu bwihisho bw'isumba byose nuko Imana iduha imbaraga zo guhamya, tugahamya Yesu mu bihe bikomeye no mu bihe byoroshe. Nkuko Petero yatinye guhamya Yesu ataragera mu bwihisho bw'isumba byose, yihakana Yesu 3, ariko amaze kugera mu bwihisho bw'isumba byose byo mu cyumba cyo hejuru, yirije iminsi 10 mu cyumba cyo hejuru. Hanyuma umwuka wera urabamanukira, bakira umwuka wera, babona imbaraga zo guhamya Yesu. Petero arahaguruka, ararangurura, aravuga ngo aba bantu muvuga ko basinze, ariko ntabwo basinze. Uriya Yesu mwishe niwe ukoze ibingibi, niwe uhaye aba bantu imbaraga zo guhamya, niwe umanuye umuriro, niwe umanuye umwuka wera yasezeranyije abantu. Ahamya Yesu, abantu 3,000 bita bikobikizwa. Wa wundi wari ufite ubwoba bwo kuhamya Yesu, wa wundi wahakanye Yesu, ariko amaze kugera mu bwihisho bw'isumba byose, amaze kumara iminsi 10 mu bwihisho bw'isumba byose, Imana imwambika imbaraga, Imana imwambika imbaraga zo guhamya Yesu. Haleluya. Rupravuze. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kuko mu bwihisho bw'isumba byose tuhavana imbaraga zo guhamya ko Yesu ari umwami, zo guhamya ko Yesu ari umukiza, yo guhamya ko Yesu ari umutware utwara abatware bose mu izina rya Yesu. Mu bwihisho bw'isumba byose rero, inyungu ya 8 nuko tubona imbaraga zo kubohoka. Ari ibintu bigenda mu muryango wawe, iyo ubonye ikintu kigenda gisubiramo mu muryango wawe, ukabibona ku babyeyi bawe, ukabibona kuba kuri ba nyirasenge, ukabibona kuba data banyu, ukabibona icyo gihe haba hariho ikibazo mu muryango. Ugasanga barashaka batinze, bashaka ugasanga nta gutera imbere bafite, ugasanga bashaka kubyara, ugasanga umwuka w'ugumba uri mu muryango, yabyara umwana umwe ugasanga umwana umwe
bagarukiye ku mwana umwe, ugasanga nta mugisha wo kubona umwana wa kabiri, ugasanga hari ibintu abatarangiza amashuri, ukabona nta tera imbere rihari mu muryango, ukabona abantu baboshwe n'umwuka w'amadeni. Ni ukuvuga yuko haba hariho umuvumo urimo gutemba mu muryango. Iyo ubonye ababyeyi bawe icyo kibazo bakibamo, ukabona abo muvukana, ababyara bawe bose, ukabona icyo kibazo gihora kiri mu muryango, ukareba n'abana banyu, abuzukuru, abishwa bawe, abasengereza bawe, ukabona abo bantu bose icyo kibazo gihora mu muryango, ukabona indwara, ikabona nyogokuru yishwe na kanseri, umubyeyi wawe yishwe na kanseri, ukabona abavandimwe, ukabona abantu bo mu muryango, abavukana na mama wawe, abavukana na papa wawe, icyo kibazo kiri mu muryango, ikibazo cya diyabete, ikibazo cya kanseri, ikibazo cy'umutima, ikibazo cy'ibisazi, ikibazo cya sinizite, ikibazo cy'amalerji. Ibyo bintu byose iyo ubibonye bibaye mu muryango, ukitegereza, ukategereza nk'imbyaro 3 cyangwa 4 zikurikirana, ukabona ibyo birwara bihora biri mu muryango, ibyo bibazo bihora biri mu muryango. Ni ukuvuga ngo haba hakenewe imbaraga zo kubohoka. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana imbaraga zitubohora iyo mivumo yose ya karande, abo badayimoni bose bari mu muryango bamaze imyaka 200, 300 bari mu muryango. Iyo ugeze mu bwihisho bw'isumba byose niho ubona imbaraga zo kwirukana iyo myuka mibi yose mu izina rya Yesu. Mu bwihisho bw'isumba byose ari imbaraga tuhavana, imbaraga umutima w'ubugaragu. Iyo ni inyungu ya 9 tuvana mu bwihisho bw'isumba byose. Uyu munsi rero tugiye kureba inyungu ya 10. Inyungu ya 10 tuvana mu bwihisho bw'isumba byose. Mu bwihisho bw'isumba byose rero tuhavana imbaraga zo gutegereza ukugaruka kwa Yesu kwa kabiri. Umuririmbyi niwe waririmbye yuzuye umwuka, aravuga ngo Mwami uduhe kumenya ibyo bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Yesu yaje ubwa mbere aza nk'umwana w'intama, arapfa ku musaraba kugira ngo atubonere agakiza gakomeye, agakiza gafite agaciro gakomeye cyane. Paulo niwe wavuze ngo ese nusuzugura agakiza gafite agaciro kangana gutya, ese niki uzakizwa niki? Hari imbaraga ziduha mu bwihisho bw'isumba byose tuhavana imbaraga zo gutegereza Yesu. Yesu yatuboneye agakiza. Yesu yarangije ikibazo cy'icyaha. Yesu yarangije ikibazo cy'urupfu. Yesu yarangije ikibazo cyo kurimbuka k'umwana w'umuntu. Yesu yakemuye ikibazo cy'umwana w'umuntu wari wazimiye. Ariko mu bwihisho bw'isumba byose niho tubona imbaraga zo gutegereza Yesu. Yesu azagaruka ubwa kabiri. Yesu azagaruka ubwa kabiri aje inshuro mu buryo bubiri. Bwa mbere azaza, ariko ntabwo azakandagira kuri iyi si. Azaza ahagarare mu bicu. Haleluya. Azaza ahagarare mu bicu. Abapfiriye muri Kristo Yesu, nakubwiye ngo ari abantu bapfa, witandukana abantu, ari ugupfa, hari no gusinzira. Hari abantu bapfa bakabahamba, hari abandi bapfa bagasinzira muri Kristo Yesu. Ngo abantu bitwa ko basinziriye muri Kristo Yesu, abo bantu bazabanza ba mbere babanze bazuke, bahagarare mu bicu, hanyuma twebwe abakiriho duhindurwe. Iyo ufite umwuka, iyo warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, iyo wakiriye Yesu, Imana yongera iha ubuzima umwuka wawe wongera kugira ubuzima. Ari abantu badafite ubuzima, badafite umwuka wabo ufite ubuzima, bariho ariko mu buryo bw'umwuka bapfuye. Mu Kinyarwanda bavuga ngo bapfuye bahagaze. Bariho bahagaze mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye, kuko badafite buriya bugingo Yesu yaduhaye. Imana irema umwana w'umuntu yamuhumekeyemo umwuka w'ubuzima.
hanyuma umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, amaze kugomera Imana, icyaha cyatandukanyije umuntu n'Imana, umwuka we uhita upfa, mu buryo bw'umwuka ahita apfa. Ariko Yesu yaraje kugira ngo umwuka wacu wongere ugire ubugingo. Noneho iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ari umwambaro Imana ikwambika, Imana yongera ikazura umwuka wawe, wongera ukabaho mu buryo bw'umwuka. Rero Yesu naza, abantu bose bazaba bariho mu buryo bw'umwuka, nibwo bazongera babeho, bahindurwe, batumbagire mu ijuru, basanganire abo bapfiriye muri Kristo Yesu, hanyuma basange Yesu. Ijambo ry'Imana riranezeza cyane, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu Batesalonika, barambwira ngo umwami ubwe, iryo jambo riranezeza cyane, yuko umwami ubwe niwe uzaza kudutwara. Umwami we ubwe niwe azaza ahagarare mu bicu, ahasigare haboneke ijwi ry'umumarayika ukomeye, ahasigaye humvikane ijwi ry'impanda. Iryo jwi ry'impanda ntabwo rizumvwa n'abantu bose. Umva, ntabwo abantu bose bari muri iyi si, abantu bose bagenda mu mihanda aribo bazumva iryo jwi ry'impanda, zizumvwa na benezo. Ni ukuvuga ngo iyo wamenyereje ugutwi kwawe kumva ijwi ry'Imana, ni wowe uzumva iryo jwi ry'umumarayika ukomeye, ni nawe uzumva ijwi ry'impanda. Abatamenyereje ugutwi kwabo k'umwuka, abari mu buryo bw'umwuka bapfuye, ntabwo bazumva iryo jwi, bo bazatungurwa nuko abantu batakiriho. Icyo gihe azabaho amaksida menshi cyane, kuko umuntu uzaba utwaye imodoka kandi afite umwuka w'Imana, azatumbagira agende mu kirere, imodoka isigare yitwara, igende ikubite ku rukuta, ikubite ku giti, ikubite ku bantu, kubera yuko uwari uyitwaye yagiye. N'indege, ari abapilote bafite umwuka w'Imana muri bo, nabo umwuka w'Imana uzatumbagira, basiga imyenda yabo aho ngaho, batumbagire mu kirere, bigendere basangire umwami wabo. Reka nkubwire, amamodoka abiri, imodoka ifite esanse n'idafite esanse, iyo imodoka zose zirimo kumanuka umusozi, ntabwo wabasha gutandukanya imodoka ifite esanse n'idafite esanse. Ariko iyo amamodoka yose ageze aho kuzamuka, niho umuntu amenya imodoka ifite esanse n'idafite esanse. Rero turi muri iyi si, twese tuvuka nk'abandi, tukabaho nk'abandi, tukabyara nk'abandi, tukarya nk'abandi, tukambara nk'abandi, tukagenda muri iyi si, tukiga amashuri, tugakora imishinga, tugacuruza, tugakora bizinesi, mbese ibintu byose tubikora nk'abandi. Ariko hari umunsi itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatakorera Imana izagaragara, itandukaniro hagati y'abakunda Imana n'abatayikunda izagaragara. Hari umunsi itandukaniro y'Imana, ari umunsi gutandukana kw'abakorera Imana n'abatayikorera izagaragara. Ari uwo munsi ukomeye cyane, abazaba bafite umwuka w'Imana bazagaragara, kuko abazaba bafite esanse mu mamodoka yabo, esanse ariyo mwuka wera, nibo bazaguruka bagende basanganire umwami mu bicu, hanyuma bajyane n'umwami wabo mu bicu. Uwo munsi rero utegurwa mu bwihisho bw'Isumba byose, niho dutegura imitima yacu, tugacunda amavuta. Utaba nk'umukobwa w'umupfapfa, utaba nk'umukobwa nk'aba bakobwa batanu b'abapfapfa batibitseho amavuta. Yesu yatanze umugani y'abakobwa 10, batanu bari abanyabwenge, abandi batanu ari abapfapfa. Nkeka ko ngewe ibyo ndabivuze nkanjye nk'umuntu, ariko nkeka yuko 1/2 cy'abiyita abakristo
nibo bazagenda, 1/2 cy'abantu buzuye mu nsengero nibo bazagenda, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo bari 10, 5 baragenda 5 barasigara, ariko bari itorero rizagabanyukamo 2, abandi nabo bazakizwa, ariko bazakizwa biciye mu bikomeye, bazakizwa. Iyi covid mubona, iyi covid itera abantu ubwoba, iyi covid igiye kurangira kandi n'ubukana bwabo bwose burangire, ariko ari igihe covid izagaruka, ikagaruka ifite irindi zina, ikagaruka ifite izindi mbaraga, ariko icyo gihe tuzaba tutakiri muri iyi si. Abazaba bafite umwuka wabo uri muzima bazaba batakiri muri iyi si, kuko Imana izaba yaratwaye itorero. Mu bwihisho bw'Isumba byose niho twitegura guhura n'umwami wacu. Rero mu bwihisho bw'Isumba byose niho twitegura, mu masengesho, mu kwiriza ubusa niho twitegura, niho dutyaza amatwi yacu yo mu mwuka kugira ngo tuzumve umwami wacu, tuzumve rya jwi ry'umumarayika ukomeye, tuzumve rya jwi ry'impanda. Imana idufashe cyane, Imana idushoboze cyane. Yesu niwe wabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo umva, ngiye kubategurira imyanya, ngiye kubategurira amazu. Iyo bitaba biri uko mbibabwiye, ntari kuba mbibabwiye yuko nta mazu ahari, ariko ndababwiye ngo ari imyanya ngiye kubategurira mu ijuru. Yesu yagiye kudutegurira imyanya mu ijuru, kandi Yesu azagaruka kudutwara. Ariko mu bwihisho bw'Isumba byose niho twitegura imitima yacu kuzasanganira umwami, niho dutyaza amatwi yacu yo mu mwuka kugira ngo tuzumve rya jwi ry'umumarayika ukomeye, kugira ngo tuzumve rya jwi ry'impanda. Mu bwihisho bw'Isumba byose niho ducunda amavuta yo mu mwuka, kugira ngo tutazaba nk'aba bantu b'abapfapfa bagiye gushaka amavuta, hanyuma bagarutse basanga umwami yamaze kwinjira, kandi umwami yamaze gukinga urugi, bariya basanga umwami yagiye. Mu bwihisho bw'Isumba byose niho tuba maso. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka 21 no ku murongo wa 36, aravuga ngo nimube maso, mucunge cyane, kuko uwo munsi uzaza nk'umunsi w'umujura, kuko nawuzi igihe, nawuzi isaha, nanuzi igihe. Imana idufashe cyane, nawuzi isaha, nanuzi igihe. Imana idushoboze cyane, idushoboze cyane guhora tuteguye imitima yacu kuzasanganira umwami wacu, duhora duteguriye imitima yacu, dutyaza amatwi yacu y'umwuka kuzasanganira umwami mu kirere. Reka duhere ku murongo wa 34, Luka 21. Ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivuto no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi utazabatungura. Imana itubabarire, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose, umeze nk'umutego. Haleluya. Umva, mu bwihisho bw'Isumba byose niho twitegura, mu bwihisho bw'Isumba byose niho dutegura imitima yacu, uwo munsi ukomeye cyane w'umukiza wacu utazadutungura nk'umutego. Imana nuko rero mujye muba maso. Nta handi umuntu abera amaso ni mu bwihisho bw'Isumba byose. Musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Jekere bravazunde. Umva, umuririmbyi yaravuze ngo Mana mfasha umenyeshe kumenya ravrokozile, umfashe menye ibimenyetso bigaragaza ukugaruka kwawe, ibimenyetso bigaragaza ukugaruka kwawe. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Isumba byose niho tuba maso. Iyo umwanditsi yavuze ngo kuba maso, ntabwo ari gukanura cyane, ucunga cyane, oya, ni ukuvuga ngo ni ukuba maso mu buryo bw'umwuka, ni ugusenga iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu.
umva imbaraga zo guhagarara imbere y'umwana w'umuntu tuzivana mu bwihisho bw'isumba byose. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana imbaraga zo guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Imana idufashe cyane kandi Imana idushoboze cyane kwambara imbaraga zo gutegereza ukugaruka kwa Yesu. Kandi nge nizera nashidikanya yuko ibimenyetso byose bimaze kugaragara yuko ukugaruka kwa Yesu kuri hafi cyane. Bishobora kuba iki cyumweru, bishobora kuba ukwezi gutaha, bishobora kuba umwaka utaha, ariko icyo nzi cyo umunyamwuka azi kureba ibimenyetso kandi akamenya yuko ibyo bimenyetso biri hafi cyane. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimiye ijambo ryiza waduhaye, ndagushimiye inyigisho Mwami, ndagushimira izi nyungu uko ari 10 waduhaye yo kuba tuvana mu bwihisho bwawe. Mwami, nsengera abana bawe, nanjye nisengera Mwami, uduhe umutima Mwami yo kugira inzara n'inyota yo kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Urakoze kubana natwe muri izi nyigisho, urakoze ko wigaragaje nk'Imana muri byose. Ni mu izina rya Yesu dusenze Mwami. Navuze bike nk'umwana w'umuntu, ariko umwuka wawe wera ubasha kudusobanurira byinshi. Ni mu izina rya Yesu nsenze, amen. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibahe kuhaha no kuronka mu izina rya Yesu. Ndabakunda, ariko Yesu arabakunda kurushaho mu izina rya Yesu, amen.